Banyarwandakazi, inshuti namwe bakunzi b'ibiganiro bya radiyo iteme, nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu munsi. Turashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi mutegurirwa buri wa kane w'icyumweru. Uyu munsi rero turi ku itariki ya 21 ukwezi kwa karindwi umwaka w'2022. Ikiganiro cyacu kimwe amakuru menshi, amakuru y'ingenzi cyane ntari butindeho, ndaza kuyavuga mu buryo buvunaguye. Ibindi byinshi yenda ni tubibona umwanya wundi, cyangwa se nidushaka kubirambura tuzabigaruka, ariko reka mukanya mbabwire ibyo turi buze guheraho. Urwandiko rwa page 3 rwanditse na senateri wo muri New Jersey Bob Menendez, n'urwandiko ruteye impungenge leta ya Kigali iri hagati imeze nk'ururimi hagati y'amenyo, kuko ni hahandi isigiwe nta bw'inyagamburiro bwo kugira ngo, kandi ntabwo ari ku bintu, ntabwo ari ikintu kimwe gusa, ahubwo bahaye umukoro leta ya Kigali guhindura imyitwarire, ariko imyitwarire idashobora no guhinduka nubwo wabigenza ute, kuko urwandiko ruravuga imyitwarire ya Kigali guhindura constitution, gutera Kongo, kwica abarwanya ubutegetsi hanze y'igihugu, kugerageza kubacecekesha, kubuza uburenganzira abanyamakuru. Ibyo byose bakaba babikoze bavuga bati hari n'amafaranga twari tugeneye leta y'u Rwanda, twariho dupanga kugenera leta y'u Rwanda angana na miliyoni 143 ajya muri secteur y'umutekano. Gahunda yanjye mu magambo ye Bob Menendez nuko ntayarekura kugeza igihe mubwiye ko imyitwarire y'u Rwanda ijyanye na valeur z'Amerika, tutariho dukora amahano duha umuntu amafaranga kandi atarepresenta valeur zacu nk'abanyamerika. Ndagaruka kandi ku ruzinduko rw'umurusiya mu minisitiri ukomeye Lavrov, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya, ateganyije kugira mu karere, azasura Ethiopia, Egypte, agasura Ubugande na Congo. Muho azagera leta y'u Rwanda cyangwa se Kigali ntiharimo. Murabizi ko nabwo ubundi busanzwe bose niho bajyaga, ariko ubu niho basigaye bakwepa, ntibakihakandagira. Inama y'abakuru b'ibihugu y'aba East African Community, cyangwa se bibumbiye mu muryango w'ibihugu by'uburasirazuba bwa Afurika, witabiriwe n'abaperezida bagera kuri 5, abandi bahagarariwe. Wa Sudani ntiyaje, Kagame ntabwo yaje, nabyo nibyo kwibazwaho, kuko nibwo murabizi ko atajya areka kwitabira inama nk'izi ngizi. Perezida Tshisekedi nawe ntabwo yaje. Ubwo rero abaperezida bagaragaye muri ya nama ni Perezida Samia Suluhu Hassan, Perezida Ndayishimiye, Perezida wa Somalia waje nk'umushyitsi nariho asaba ko yajya muri EAC cyangwa se muri East African Community, Perezida Museveni ndetse na Perezida Uhuru Kenyatta ukuriye iriya EAC. Ariko ejo munsi y'inama izasoza biteganyijwe ko inkoni y'ubuyobozi azayiha Perezida w'u Burundi, Perezida General Ndayishimiye Evariste, ndetse Perezida wa Kenya nanakwibutsa ko asigaje iminsi iri munsi y'ibyumweru 3 kugira ngo abe ari ku butegetsi. Mu gihe ibyo biriho, Perezida wa Kenya yahinduye umusirikare mukuru, akontu so kumuhindura, ugiye kujya mu zabukuru, amusimbuza undi musirikare witwa Peter Mbogo Njiru, akaba ari umusirikare ugiye kuyobora ingabo za Kenya. Ariko uyu mwanya niba ntibeshye ntabwo ari wo mwanya wo ku rwego rwo hejuru rw'igisirikare, ahubwo niwe musirikare, igisirikare kimwe bimwe nka byandi bavuga ko ari uburwanira ku butaka, ni nka iriya position ya Muhozi cyangwa se mu Rwanda General Mubarak Muganga, ni lieutenant, nawe yamupromotinze rero kuva kuri General Major mugira Lieutenant General, hanyuma akaba yamuhaye ako kazi.
Ndagaruka kandi nako ndaza kwibutsa ku rugendo rwa Kagame muri Canada, n'urugendo ruteganyijwe mu minsi ya vuba, mu gihe muri Amerika aho bariho bamufatira ibyemezo. Kagame arashaka rendezvous, yasabye rendezvous kuza muri Canada, bishobora kuzanira ingorane na Trudeau, ariko itariki nyayo sindayimenya. Nakomeje kubaza, nimara kuyibona nzababwira. Kugiye ntarabona confirmation rero, nzakomeza kubigarukaho mbabwira iby'uru rugendo ruteganyijwe mu minsi ya vuba kugira ngo azakirwe nk'uko bikwiriye. Nababwiye iby'abashumba Damascene niyo ngabo yuko ari mu mazi abira, kandi umuryango w'umukuru w'igihugu ukaba abifitemo uruhare rukomeye cyane. Amakuru mfite rero nuko ubu arimo asaba uburenganzira bwo kuzaza muri Amerika, muri ibi bihugu, kubera impamvu bwite zo mu muryango. Yena ntayibuze kujya muri detaye zarwo, nubwo wabinyandikiye yabimpaye muri detaye. Avuga ko ariko yanditse rwose urwandiko asaba ko bamuha pasiporo. Nk'uko rero mubizi, ni hano umushumba mu bashumba bakomeye cyane, hakaba hari ibintu bimwe agomba kubahiriza, nko kugira ngo amakonti asibigare ari sécurisé n'ibindi nk'ibyo. Ibyo rero sindabimenya, ariko icyo namenye nuko hari ubwo busabe bwo kugira ngo azaze yitabire ibyo birori, ariko ngo bakamuha za condition naramuka babwiyemeye kandi nabwo zo kugira ngo azaze muri ibyo birori, bakamuha condition zituma bumva ko ntaho azajya. Banyarwandakazi, inshuti zacu, rero ikiganiro cyacu mu kanya reka ngitangire mpereye kuri ariya makuru yo muri Amerika ashyushye cyane, amakuru y'ingenzi cyane kuri kiriya gitugu, aho honeymoon cyangwa se ukwezi kwa buki Kagame yari afitanye na West bisa nkaho byamurangiranye. Ni mu kanya ndibuze kugaruka nkatangira kuri ya nkuru y'ahangaha muri Amerika, ya nyandiko ya komite y'abasena y'ububanyi n'amahanga. Ntabatindiye rero, reka dutangirire kuri iriya nkuru ya Senateri Bob Menendez, mu chairman wa komisiyo cyangwa komite ya ububanyi n'amahanga muri Sena. Iyi ni position ikomeye cyane, kubera ko muri constitution ya Etats-Unis ibintu bijyanye n'ububanyi n'amahanga ubundi bigirwa n'inzego ebyiri zikomeye muri Amerika. Ya mbere ni n'umuperezida, ni executive, aba kabiri ni Sena. Sena ifite power, ifite ububasha bwinshi cyane bwo koriyanta ububanyi n'amahanga bwa Amerika. Akenshi babikora bakoresheje amategeko azira bita treaties, ariko aha ntabwo ari mu rwego babikoze, ahubwo babikoze muri cadre yo gukora, ni nko kureagisa, gukora reaction, gusubiza cyangwa se gutanga impungenge bafite ku bihari. Ntabwo binisiye programme yabo y'ububanyi n'amahanga ku Rwanda, ariko nibyo basabye. Bavuze ko bifuza ko ububanyi n'amahanga bafitanye n'u Rwanda bushingira kuri valeur za Amerika. Ibyo babivuga
batanga ingero nyinshi cyane. Murabizi ko abantu benshi bandika, abantu bose nagiye mbona bandikaga bavuga ngo ngo u Rwanda rwagize ngo ibintu ngo bita remarkable recovery, ngo nyuma ya jenoside, ngo bla bla bla, ngo bubatse iki, ngo harasa neza, ibyo byose nta na kimwe kirimo. Nta na kimwe. Urwandiko rutangira rukubita inyundo mu mutwe rukarangiza n'umurizo rujanjagura. Ndakubwira ngo rwatangiye ruvuga ruti tumaze kubona kwitegereza uburyo u Rwanda rwitwara ari ugucecekesha abanyamakuru, uburenganzira bwa muntu, critics ababurwanya, guhindura constitution, nta kintu basize inyuma. Banavuga bati kandi ni ati mu rwego na constitution yende mu rwego kugira ngo abemo in perpetuity, no kuvuga ngo abeho ubuzira herezo. Ibyo byose biri bien détaillé muri urwo rwandiko. Hanyuma biraza bivuga kuri bari abantu bashimuta rero abanyamerika. Bigeze kubashimuta abanyamerika bavuga ko bashaka clarification kuki u Rwanda ruri kuri travel advisory iyo kuri nimero ya mbere ivuga ngo bajye bafata caution, ngo bajye mbese bigengesera mu buryo busanzwe, ariko nta gitangaza kirimo. Banarekomanda ko barushyira kuri gatatu, niveau ya gatatu, aho bavuga ngo mbere yo kujya mu Rwanda ubanze, icyo bisobanuye nivo gatatu, iravuga ngo mbere yo kujya mu Rwanda ubanze ubitekerezeho. Ibyo nibyo bandikiye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ndetse ntabwo ari urwandiko mwavuga ngo ni urwandiko rudafite power, mbese rufite efe ya advisory, mbese ko ari nko kuvuga gusa ngo baratanga impungenge. Oya, ni urwandiko Senateri Bob Menendez yavuze ati niba ntabonye briefing, kandi ntabwo ari giye ubwira briefing staff banjye, gahunda yanjye nuko miliyoni 143 duteganya guha u Rwanda ku bijyanye na sector ya security, ntayo nteganya kuyashyira on hold. Afite power, kuko ubushize nababwiraga ari yategeko iriya nako resolution yatowe muri Congress, mbabwira ko igarukira muri Congress honyine, kandi nibyo. Ariko ntibivuze ko na Sena itakwinisi yayo, kandi nabyo narabisobanuye. Ariko noneho icyo navugaga kuri kuri urwandiko rwo ntaho ruhuriye n'ibyo ngibyo byose. Bitavuze ko biriya bindi bitinfluenceje n'uru rwandiko, ariko Rusesabagina ni kibazo kimwe gikomeye muri biriya bibazo. Ariko ntabwo ari cyo cyonyine. Harimo Rusesabagina, harimo guhindura constitution, ivuzi rya Kagame ryejo bundi kuri France 24 avuga ko agiye kugumaho ngo ntacyo bimutwaye. Ibyo byose yumva ko ibintu byose bagomba kujya muhereza gusa, nta ngaruka ntacyo. None muravuze ati miliyoni muri 2021 muri security sector twabahaye miliyoni 145 ubu twari duteganyije 143. Ntabwo nteganya kuyarekura mutaraza ku briefinga office yanjye, aba staff banjye. Ariko noneho si nibyo gusa, aravuga ati ntabwo ikibazo ari buriya buryo bwo gushimuta Rusesabagina, hari n'ikibazo cya M23, hari ikibazo cy'uko amafaranga dutanga byasa nkaho tudufasha leta y'u Rwanda gutera ibindi bihugu. Nubwo bajya gukemura ibibazo by'undi mutekano ahandi, ntabwo twarebera bariho bajya guhungabanya wahandi mu bindi bihugu. Ati ibyo byaba ari contradiction. Ndetse yamagana n'amafoto, aravuga ati twabonye ifoto y'umugeneral ukuri ingabo za Amerika muri Afrika, tubona ari ayifotoranyije n'ingabo z'u Rwanda, yari Kigali mu Rwanda. Ati ibyo bintu bikaba hashize icyumweru kimwe u Rwanda rurezwe kwihisha inyuma ya M23. Bati ibyo nabyo bigaragaza isura mbi kuri Amerika.
bigaragaza nk'aho dufatanyije gutera cyangwa se ko dushyigikiye biriya bintu bakora. Mu byo Senator Bob Mendes cyangwa se komite y'ububanyi n'amahanga ivuga, iyi komisiyo iravuga ngo turashaka yuko iyo travel advisory mwayireviewinga, u Rwanda rukaba ujya kujyayo arareba ararya rimenge. Icya kabiri, abasirikari b'u Rwanda niba biga ahangaha muri Amerika muri gahunda igezana abasirikare kwiga, niba hari abari mu ishuri aha, muhite mubirukana. Ntabwo ibyo mbihimba nibo babyandikiye, muhite mubirukana. Ibyo ni byongera kuri ibyo kubabwira ko n'amafaranga batazayatanga. Icyo nicyo cyari gikwiriye. Ntabwo rero ibi nakwirirwa nsobanura ngo bisobanuye iki, gende ni ukubamenyesha gusa ibyo ni muri uru rwandiko, cyane cyane abatumva ururimi rw'icyongereza, ariko ntabwo naravuga rwose page 3 ziri bien détaillé, zirimo nuriya muntu wapfuriye muri Mozambique ejo bundi, ibintu byose muri South Africa, uburyo Kagame ajya kwicaye abantu muri Amerika, uburyo ajya guhiga abantu ahantu hose. Kandi iyi ntabwo ari iherezo, ni intangiriro y'iherezo, kuko bad news zakomeza ziza. Inkuru mbi ntabwo ari ingi gusa, inkuru mbi zari zatangiye n'ejo bundi impunzi zo Kagame yari agiye kugura, dore ko ari amafaranga yari agiye kuzigura, bavuze ko zishobora kutagenda kubera impamvu y'imanza zitarangira. Ariko nyuma mu gihe bikiri aho, Boris Johnson wari kuri iriya guverinoma yari ifite uriya mushinga mu nshingano zawo, nawe aregujwe. Donc ni ukuvuga ngo nta handi hantu afite ubwinyagamburiro. Ibyo mu gihe biba hasohotse urwandiko ruteye ubwoba, urwandiko ruvuga yuko rwanditswe na ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda, rugaragaza ko na Boris Johnson na buriya nta nubwo ari wo kuririra, kuko yirengagije iyo mpanuro y'umuntu yishyiriyeho kugira ngo amurebere, amubere ijisho muri kiriya gihugu. Urwo rwandiko rwasohotse rwagaragaye ruvuga ko uriya mu ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda yari avuga ati abo bantu nyabuna niba mubakunda ntimubohereze mu Rwanda, kubera yuko nimubohereza mu Rwanda hari possibilité nyinshi cyane yuko bazashyirwa mu gisirikare bakajya kurwanya intambara nka ziriya zo muri Kongo. Kandi ni ukuri, impamvu ni iyi, n'abariya bose uretse n'abarwana muri Kongo, n'abarinze Kagame ubwe, bamwe abita ko ari impunzi za Kongo, bamwe bavanye muri ziriya mpunzi za Kiziba, byangombwa byabo bakabirya, bakabiha abandi bantu, bakabiha abantu bamaneko, bamwe bakajya muri Amerika, abandi bakajya n'ahandi, noneho bariya bakabashyira mu bisirikare bakajya kumurinda, abandi bakohereza mu ntambara nk'izo ngizo. Urwo rwandiko rwasohotse bigaragaza ko uriya mushinga ushobora kuba wapfuye. Ntabwo rero umushinga yenda ari cyo ndeba cyane, amafaranga yarategereje, yaramaze gutangira kubara. Binashobora kuba bisobanura impamvu bafashe benere bati turagurisha miliyoni 25. Bariya suribaza ko bari buze kuzigurisha ngo nukuzigura. Barabwira abantu nka bariya bamporanye nabonye batangiye guteza cyamunara, ugeti muzane mugure 25 miliyari. Barabwira bariya abacuruzi bose barimo bariya basanzwe nyine babashumba, baravuga ati mushyire hariya, ntabwo dushobora gukena. Kagame akeneye kuguruka, indege ikeneye kugenda, ingabo dukwiriye kurwana, dufite intambara, tugomba kugura imbunda n'ibindi. Ibyo byose nibyo nayo mafaranga bashakaga. Birajustify impamvu batangiye kugurisha za bonde zidahari, kuko igihugu kizaba bankrupting, ni mu gihe gitoya kizaba bankrupt, kizabura amafaranga. Ibyo rero ni ibya ruriya rwandiko impact bifite, nuko harimo ibibazo bigaragaza yuko ubu igihugu leta FPR ndabizi ntibashobora kubivuga, ariko urebye inzara iri mu gihugu, urebye noneho
izi ntambara ya Ukraine uko yatwaye yazamuye ibiciro ahantu hose, never mind igihugu gikennye nk'u Rwanda, ahantu hose byarazamutse. Tudahinga naho bahingaga baravuze bati muhatera indabo. Ntabwo ibi bintu bishobora kumara kabiri, bagiye kuyamanika, barayamanika ko nta hantu bashobora gukura amafaranga. Barakura Tshisekedi yarabafungiye aho bajyaga kuvana ya mafaranga make yo gutuma ameze nka serum, ayo ngayo bayafunze. Rwanda Air ni igihombo, n'indege n'ahandi ntabwo ariho honyine gusa. Imfashanyo batangiye kuzibaza, kandi utagira ngo iki ni igihe cyiza kuri Kagame kumva bamubwira ngo imfashanyo bagiye kuzihagarika, kuko mwibuke yuko iyi ni tugeze muri fiscal year, donc ni année fiscale. Ubu niho budget itangira mu kwezi kwa karindwi. No kuvuga ngo natayabona muri uku kwezi kwa 8 kwa 9 ntabwo ashobora, donc azahita ahirima mumubona. N'amafaranga menshi, ntabwo ari aho gusa, hari n'ahandi hose yari yatangiye kubara, yatangiye gutekereza agiye kuza. Ibyo byose birasa nkaho bivanze, bimuvangiye. Ibi rero icyo byerekana ni ukwerekana ko ibi tuvuga byose bakavuga bati no, ntabwo niko byahoze kuva kera, bigenda bigaragaza yuko buri munsi umunsi ku wundi harimo Kagame ntabwo agenda akomeza gukomera, aragenda ashira intege nke zigaragara, ameze donc ni nka yanzu yasaga neza ariko yubatse ku musenyi, itangiye kugenda tuyibona. Reka ngaruke rero kuri uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga Lavrov ugiye gutembera ibihugu bya Afurika, ariko ntabwo mbitindaho. Ibihugu bya Afurika ajyamo harimo Congo, Ethiopia, Egypt. Ibyo bihugu byo mbubundi bifitanye n'amakimbirane ashingiye ku idamu cyangwa se kuri ariya mazi, ariko ntabwo nzi cyaba kimujyanye. Icyo nzi cyo nuko azajya Bugande no muri Congo, muri Eastern Central Africa. Muri aho hantu akaba atazigera ajya mu Rwanda. Ntabwo azajya mu bihugu byose, birumvikana, ariko mwibuke ko ntabwo bitangaje ko u Rwanda rwatoye yuko Uburusiya ya ntambara rwakoze kuri Ukraine ko idakwiriye. Ntabwo bitangaje kubona adashobora kujya mu Rwanda, ariko nabwo nta nubwo byananirwa kwereka ko baracyafite abasirikare b'u Rwanda bajya kwiga mu Burusiya, baracyafite amasezerano namwe, ariko ntabwo wavuga ngo naba partenaire bakumva bafite. Ariko noneho niba Uburusiya batari ba partenaire, u Rwanda nako Amerika ikaba atari partenaire, Amerika nimara gufata position iri claire, ndabizi neza ko ibihugu bindi nabyo bizayifata. Ubufaransa bwahagaritse ya mafaranga yo muri Mozambique. Ko bigaragara nyine ni igikomeje kugaragaza yuko gahuru kimbwa karimo gushya, kandi ko biriya byose ari ingaruka za ikagasuzuguro n'umwirato, bikaba bigiye kugenda byose bizira igihe kimwe. Ubwo rero ntabwo ari gitangaza, kandi bizagenda bikongeza. Muri West niko bakora kimwe, bamwe babwira abandi, nibwo bufatanye. Kandi koko baba nubwo Boris Johnson yari yarabyirengagije, ariko urwandiko rwa ambasaderi we mu Rwanda rwaragaragaje ko yarabizi neza ko u Rwanda ntabwo rwahiriza uburenganzira bwa muntu, bimukira bashobora kugenwa mu gisirikare n'ibindi. Ibyo byose rero ntabwo ari uko kuba byagiye hanze, ni reputation mbi ikomeje kuza, ni reputation ye ikomeje kujya ahagaragara. Ibyo ngo nabwiye ntabwo ndibitindeho cyane. Ibyari important cyane ni ruriya rwandiko rwa page 3 rwa Senator Bob Mendes.
kangaruke kuri ya nama ya East African Community. Bimwe mu byayiranze binatangaje no kubona na Perezida Kagame atigeze anyarukirayo. Ubundi nawe ibintu nka biriya ntabwo yabyiteshaga, ariko hari ibintu byinshi yewe ntekereza byatumye yumva ata motivation, nta motivation afite yo kujya. Cyambere kugira ngo yicare abazwe cyangwa se abe inconfortable muri biriya bibazo by'umutekano muke ateza muri Kongo, ntabwo ibyo ntashobora kumva ko ari ahantu mbese nka biriya cyangwa agenda yakirwa kumva ko bimunejeje, hariya byamuteraga umutima mubi. Ikindi cya kabiri, kumva ko Uburundi bugiye guhita bufata inkoni yo kuyobora iyi nama, nabwo ni situation itamugira comfortable, kubera ko nubwo barimo bagerageza gupfundikanya, ariko murabizi ikibazo gihari, ntabwo ikibazo cyakemutse. Ariko kuba atajya koherezayo Ngirente ni nayo ni sinye igaragaza ko nyine ni urabizi ko hari delegation wenda ministre w'abanyamahanga ari muri Angola, muri biriya bintu byo kumvikana na Kongo kureba ko bareba amakimbirane yani bayahosha. Premier ministre agiye muri Tanzania, ni ryari ibyo bintu mugeze mubona opportunity nkiriya kubona ayiyangishwa? Ntabwo byigeze bibaho. Ibyo rero biragaragaza ko rwishe yankarukiye irimo, nuko avuga ati bibazo sindageraho nshobora gusubiza ngo mbi confronte uko mbyumva, kubera ko hari ibyo ngomba guhisha, hari ibyo ndimo gutegura, sindamenya exactement umurongo ngomba gufata. Ariko icyo nzi ari nacyo yene ngiye gusoza ku makuru yo mu karere, nuko ejo mwabonye u Rwanda ko M23 yavuze ngo tugiye guterwa na FDLR na FRDC na za Maimai n'ibindi nk'ibyo. Ayo makuru avugwa ko bagiye guterwa, bakandika bati tugiye kandi tutegereje kwirwanaho. Ntabwo ari ubwa mbere inyandiko nkiri gisohotse, nubwo yenda circumstance cyangwa se n'amatariki atandukanye, ariko byigeze kubaho. Icyakurikiye nuko batangije urugamba. Ntegereje ko cyangwa nizera ko ikintu gitegerejwe n'ubundi ari iriya nama ya Angola, nibavayo bateganya kongera gutangiza yindi kampanye rugamba. Ngiye ntabwo na expectinga ko ari Kongo ishaka kubatera, birashoboka yenda nayo kwizabatera, kubera ko yabasabye kenshi ko basubira mu birindiro bya mbere, kandi ntabwo byabaye. Nabyo ntabwo byaba ari igitangaza bibaye. Ariko nubwo bitaba, urwo rwandiko ruvuga ati twiteguye kwirwanaho mu bitero bagiye kudutera, byo gutanga abagabo kuriye, ntabwo nibaza ko ari impamvu yo kwandika urwandiko, ahubwo ni nko gushaka kuvuga ati ibigiye kuba ntimuzavuge ko twabitangije, ahubwo nibo baza baduteye. Jewe ndashimangira ko ari ibintu barimo bantisipa, kubera ibintu yenda batekereza uri Angola ishobora kugeraho cyangwa se idashobora kugeraho, kandi bikanagaragaza ko n'ubu buryo President Kagame nawe akomeje gutinya cyangwa kwanga kwirengagiza kujya mu nama z'abakuru b'ibihugu, kandi ibintu busanzwe adakunze gukora. Mu gihe ibyo mbivuga, ariko nibwo ateganya kuza muri Canada. Nabwiye ko nzakomeza kurikirana urugendo rwe, igihe tuzamenya amatariki nyayo nzababwira abampaye amakuru muri i Kigali nibaramuka bamaze gukonfirma kuri iyi tariki. Kuko nababwiye rero ntabwo nari butinde muri kiganiro byinshi, tuzabigarukaho mu cyumweru gikurikira, cyangwa se habaye impamvu yuko twagaruka muri studio mbere y'icyumweru, ubwo nabwo nzababwira. Ariko mukomeze murebe kuri Radio Iteme ibiganiro byanyu, bimwe bizajya basangaho muri, ntimuzategereze ko yenda muza kubishaka. Hari n'abandi bazakora ibiganiro nko mu Rwatubyaye cyangwa se no mu bindi biganiro bindi. Muzakomeze rero murebe cyangwa se mwiyandikishe kugira ngo ibiganiro byacu bye kuzabacika mu gihe aba ari impamvu cyangwa se ari ibindi bintu bishyashya tugomba cyangwa twifuza kubagezaho. Mwari kumwe nanjye Turashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi, naho ubutaha mugira ibihe byiza aho muri hose.
bakabona ari kamara. Ninde wakwirengagiza abo bangana, ninde ubona amahari ari inzira nyayo. Dufata n'urunana tutizanye intege. Abagiye inama Imana irabasanga. Dufata n'urunana bizaba umurage. Abacuruza amoko bayaburira isoko. Urunana rungano, urunana abato mu muco karande tubegere hamwe. Abashaka intambara barindira ubusa. Urunana rungano, urunana runo, urya n'igiti kinini kiri ishyamba. Urunana rungano, urunana runo, urya n'igiti kinini kiri ishyamba. Dufata umugambi tubwizanye ukuri, twandika amateka azira ubuhemu. Tureka amateko tweme kuba umwe.